King James ko abantu bamukunda cyane cyane abakobwa, ariko we byagenze bitse kugira ngo we habura umukobwa akunda mu by'ukuri? icyo kibazo cyakoze ni ikibazo gikomeye bakunda kukibaza cyane. Ariko suko mu by'ukuri nanze gukunda cyangwa ntakunze, ariko numva naho twabirekera nyine biba bigifite impamvu yabyo n'igihe cyabyo. Abantu bagakomeza bagategereza cyane, bashonje bahishiwe. Ariko ejo bundi nigeze kubona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Instagram, ni rimwe mu rubuga udakoresha wenda ushobora kuba utarabibonye, ndavuga ntiduhura nzabikubaza, bati King James ahubwo asigaye abana n'umugore ndetse yaranabyaye. Nabana n'umugore se mukabyoberwa? Ntabwo mwabiyoberwa. Igihe nigikunda ariko bigakunda nzabibereka. Barabeshyera barabeshye, ntabwo mbana n'umugore. Yego. Yego, icyo ngicyo nacyo kikaba kigikura. Nagiye uri umwe mu bantu, mu bahanzi basa nkaho badasohora indirimbo kuri Pressure. Bitonda, hari n'abandi bahanzi basohora indirimbo kuri Pressure, sinabyita Pressure ariko basohora indirimbo nyinshi cyane kandi mu gihe gito. Wowe no kubera iki? Biterwa, navuga ko biterwa n'ibihe. Nkunda gukora album, sinzi impamvu. Nkunda kwicara nkakora album, nkayitekerezaho, nkayiha umwanya wanjye. Iyo album yarangiye nk'ubu nkubwiye ko album yarangiye, ndibaza ko noneho zigiye kuba nyinshi. Ako mu gihe nari nkiri kuzikora, nkiri kuzitekerezaho, mbangira ngo nyine ntanga ikintu numva nanjye kuko nishimiye, nkuko nanjye nshobora kwicara izo ndirimbo nkazumva. Niko mba mbitekereza, so mbiha umwanya pe, nkitonda. Iyo bimaze kunkundira baraje bazibone pe. Abantu bavuga bati King James ni umukozi cyane, ahugira mu bindi bijyanye n'amafaranga, ashobora kuba n'impamvu atajya ajya mu rukundo, burana rwo ngo rusaba umwanya. Bati ni umwe mu bantu b'abakozi kandi bakora imirimo myinshi cyane itandukanye, ariko nkibaza se ubuzima bw'urukundo n'ubuzima bwo gushaka amafaranga, uyu mugabo wakoze ibikorwa nk'ibi ngibi bikomeye, ibyo bintu bibiri bishobora kumunana kubibangikanya? Ibyo byaba bijya gusa nka kwa kundi umuntu avuga ngo yaburiye umwanya umuntu akunda. Ntabwo bishoboka. Gusa buri kintu burya n'igihe cyacyo. Buri kintu n'igihe cyacyo. Gukora cyane ntabwo bikuraho inshingano ukwiye kuba ufite cyangwa ukwiye kuba ugira. Ariko mu gihe nyine uri gukora ari byo wahisemo kuba uri gukora, nanone ubwo ufite impamvu, ko nyine ugomba kubiha umwanya. Ubwo nibyo bindi igihe bizazira nabyo bibona umwanya wabyo. Wenda abantu bashobora kuba baranateraga brage. Mu minsi yashize hari amafoto ya Miss Mutesi Jolly yasakaye ku mbuga nkoranyambaga menshi cyane, ukuntu ari mwiza, ameze neza. Abantu bakavuga ati ariko yabana uyu mukobwa wa King James, uru rugo rwose rwaba ari rugo rwa mbere rw'ibyamamare kandi rujyanye. Ndabona kandi koko wa mugani nanjye nareba nkabona byahura. Abagushyingira Mutesi Jolly ni bafite impamvu zabo, ariko ntekereza ko ari uko wenda nawe baba babona bamwifuriza ibyiza byo kuba nyine yabikora nk'uko nanjye babinyifuriza. Ariko bakwiye kumva ko dufite gahunda turimo. Yego, turi muri gahunda turimo. Sinamuvugira ariko njye nivugiye. Ariko igihe kizagera. Igihe kizagera rwose, abantu baze basangire namwe, baturitse champagne, ni ibintu birushaho kugenda neza cyane. Bizakunda. Gukora umuziki bifatanya n'akandi kazi no gushakira amafaranga mu bindi bintu, ni ibintu wagiramo inama buri undi muhanzi? Ni ibintu byoroshye cyangwa se n'amabura kindi n'ubwoba bw'ubuzima? Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko si n'ibintu bibi. Ariko si inama nagira. Buriya twebwe amahirwe make tugira nuko mu by'ukuri mu mikorere yacu ntabwo dukunze kugira timu nini. Timu ishobora kugufasha kuba waba ukora umuziki gusa. Twavuga ati ngiye nkora umuziki gusa, ibindi bireba abandi. Niba ari business ufite abandi bantu babishinzwe ku buryo wo focusinga ku muziki. Ntabwo turagera kuri uru rwego, ariko ntekereza ko bizagenda biza.
rero kubifatanya biravuna, ariko nanone nini nama nagira umuhanzi, ariko apana umuhanzi ugitangira. Umuhanzi ugitangira agomba gufokasinga cyane ku muziki, maybe ahubwo bakizigamira cyane ku buryo bizamufasha mu gihe noneho yumva yaruhuka akabona umwanya, ku buryo ushobora kubona amezi nk'atandatu udakora umuziki, noneho ukazabyaza umusaruro bimwe wabitse. Ako mu gihe ugitangira nakugira inama yo gufokasinga cyane cyane ku muziki, ugahabana ibintu byinshi ku muhanzi agirwa na repertoire cyangwa se indirimbo ufite nizo zikugira. Naho ku bahanzi nyine navuga ko bamaze kwegera hejuru, biba byiza nyine iyo bikoranye n'ibindi, kuko n'uwo mwanya uba ufite ntabwo uba ufite iyo pressure, ku buryo nyine byose babifatanya bigatera imbere. Ariko nari nawo mukoro naha n'abandi bakunda kuza mu muziki kudufasha, abo dukunze kwita ba manager cyangwa abandi badufasha, bashyiraho n'icyo kintu cyo kureba uyu muhanzi inyungu ze zakwitabwaho gute, ariko wagahugira mu muziki gusa, ariko inyungu ze nazo zikabona uburyo zishobora kubyazwa umusaruro mu bindi bitandukanye n'umuziki. Ni umukoro bakwiye nabo kujya barebaho mu gihe bagiye gufasha abahanzi.